Ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo twari twabibonye ko imishyikirano cyangwa se ibiganiro byo kugira ngo amahoro agumeho byananiranye burundu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iki gihugu cya Iran. Ku munsi w'ejo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akimara kubona ko ibindi byose byanze, abo yohereje mu biganiro na Iran kumvikana byanze, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ibisanzwe yahise azana ikindi gitekerezo. Aravuga ati kigiye kubaho noneho tugiye kuboroka amazi ya Iran. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko Perezida wa Amerika yatanze itegeko ngo nta bwato bw'ubucuruzi cyangwa se ubwato bwari bwo bwose bugomba kwinjira muri Iran cyangwa ngo busohoke muri Iran. Mbega mu yandi magambo Iran bameze nkaho bayigose. Ubu nibwo buryo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabanje gukoresha kuri kiriya gihugu cya Venezuela. Buriya yabanje kukizenguruka ku buryo nta byinjira nta bisohoka, badasohora y'ibintu. Mbega ukuntu umuntu akugotera ahantu ku buryo kwicisha inzara. Nimba Iran icukura amavuta yasohoraga amata ajyanye ayo mavuta kuyacuruza hirya no hino ku isi, mu Bushinwa, mu Buhinde, muri Aziya n'ahandi, urumva nibyo byatumaga Iran ibona amafaranga. Bivuze ngo Amerika rero kuza ikavuga ngo igiye kugota ayo mazi ndetse n'umuhora wa Hormuz nabo baze kuwugota ku buryo nta bwato bwinjira muri Iran cyangwa ngo busohokeyo. Ibyo ngibyo bivuze ngo Iran Amerika iraza ko imeze nk'ishaka kugira ngo ibahombye ibijyanye n'amafaranga binjizaga, mbega ibicisha ubukene. Ibyo nibyo tugiye kureba. Ese iyo umuntu agusa amato cyangwa se amazi yawe gutyo, amato y'intambara y'abanyamerika akaza akagota gutyo, bigenda gute? Ubushinwa bwahise bubona ko bintu bishobora kuza kubugiraho ingaruka. Ubushinwa nabwo bwamaze guha agasopo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko buriya Ubushinwa amavuta menshi bakoresha yaturukaga muri Iran cyangwa se agaca mu muhora wa Hormuz. Ibyo nabyo turabireba, tuze kureba n'icyo Umushinwa yari yarateguye mbere yuko ino ntambara itangira, kuko buriya ngo Umushinwa mbere yuko intambara itangira yari yarateguye. Mu yandi magambo nk'ibisanzwe iki ni cya kiganiro n'ubundi, kuko ku munsi w'ejo nta kiganiro twabonye, turagenda tugafata ibyabaye byose tukaza tukabihuriza mu kiganiro kimwe kugira ngo tuze kuba turi ku murongo umwe tugendana 5 kuri 5 aho ibintu bigeze hakurikiriye. Ibi byose byagaragaye ubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akimara kumenya ibyabereye muri iriya nama yatangaje ano magambo. Ni amagambo asa nk'akomeye ndetse ubona ko ashobora kuba agiye gutuma ibintu binakomera kurushaho. Turaza kugenda tubyinjiramo. Donald Trump yabanje abitangaza muri ano magambo. Yavuze ngo dore uko byagenze. Inama yagenze neza. Byinshi bari babyemeranijeho. Ubwo yavugaga ya nama yabereye muri Pakistan nyine kuwa gatandatu. Ati ibyinshi bari babyemeranyijeho. Ngarika ingingo y'ingenzi cyane cyane ibijyanye n'imbaraga za nuclear byo ntibabyemeranijeho ako kanya, ntago babyemeranije ako kanya. Ngingabo rero zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ari zo ngabo zikomeye kurusha izindi ku isi. Tugiye gutangira gahunda yo gufunga amato yose, cyane cyane amato yikoreye amavuta ashaka kwinjira cyangwa ashaka gusohoka mu muhora wa Hormuz. Yose tuzayahagarika, nta na bumwe buzigera bwinjira cyangwa busohoke muri Iran cyangwa se ngo buce mu muhora wa Hormuz. Yakomeje avuga ati wenda hari igihe kizagera ibintu bikongera bigasubira uko byari bisanzwe, ibintu byinjira n'ibindi bisohoka. Ariko Iran ntiyigeze ibyumva. Iran buri gihe ivuga ko ngo hari ibisasu ngo batezaho, ariko ibyo bisasu nta wundi muntu bizi. Ahubwo ubwo n'ubujura bari gukoresha kugira ngo mbega bambure amata amafaranga. Uziko Iran yatangiye kwishyuza ubwato bwose buciye mu muhora wa Hormuz. Mu yandi magambo Amerika yaje kubona ko Iran nikomeza kwishyura ari amafaranga buri bwato bwose buciye mu muhora wa Hormuz. Bivugwa ko buri bwato bucemo bwishyuraga agera hafi kuri miliyoni y'idolari cyangwa se miliyoni 2 z'idolari, ubwo ni mu mamiliyari mu manyarwanda. Ayo mafaranga Amerika yabonye iravuga ati Iran igiye kuhakirira, igiye kubona amafaranga, ahubwo noneho baraza kwiyubaka cyangwa se bayakoresha n'ibindi bintu bihambaye. Amerika ntabwo rero ibyo bintu iri kubyemera, kuko Iran byari kuya amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu Donald Trump yakomeje avuga ngo yakomeje avuga ati biriya bintu Iran iri gukora byo kwishyuza ubwato ni ubujura bukomeye cyane ku isi. Ngo kandi abayobozi b'ibihugu cyane cyane abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago ibyo bintu twabyemera. Ngo ni kubw'iyo mpamvu rero nategetse ingabo zacu zirwanira mu mazi ko bagomba gushaka bakanahagarika buri bwato mu mazi mpuzamahanga, cyane cyane uvuga ngo bwishyuye umusoro kuri Iran. Mbega Trump ameze nk'uri kubuza ubwato bwose bwishyuye umusoro wa Iran, n'ubwamaze kwishyura umusoro wa Iran bwaciyemo butaragera kure bukiraho hafi, ngo abasirikare ba Amerika bagomba kubuhagarika bakabufata. Ntabwo bashaka ko ari igihugu cyishyurira Iran amafaranga kugira ngo ubwato bwacyo buce mu muhora wa Hormuz. Ubwo bwato bwose buzajya buca mu muhora wa Hormuz Amerika bufati,
kwa kundi nyine ubwato buturutse muri biriya bihugu bagiye guca umuhoro wa Hormuz bakishyura Irani bagize ngo basohoke binjire mu mazi magari bigire mu bihugu bajyanyemo amavuta. Amerika izajya ihita ibahagarikira aho hafi, ndetse n'ubundi bwato bwagomba kuza kwinjira ngo bujye kurangura buciye umuhoro wa Hormuz, Amerika nabwo ibuhagarike. Ayo ni amagambo ya Donald Trump. Trump yavuze ngo nta muntu uzishyura uwo musoro ntago wemewe, uzawishyura wese ntago tuzamwemerera kugenda mu nyanja atuje. Tuzanatangira gusenya ibisasu byo mu mazi Irani yashyize mu muyoboro wa Hormuz. Umunya-Irani wese cyangwa se igisirikare cya Irani uzifata akarasa ku bwato bw'abanyamerika buje gufunga no mazi, kandi ubwo bwato bwacu ari ubwato bw'umunyamahoro. Ibaza ariko Trump afite ukuntu buriya avugamo amagambo ye, sinzi nimba mujya mwumva kumva mbega we abantu bose n'ibintu by'abandi bantu ni bibi, ariko ibintu bye akahita bigira byiza cyane. Ngira ngo mwaramwumvishe ejo bundi ari kuvuga ngo abanyamakuru bari kumubaza ati kubera iki wohereza kuki ujya guturitsa ibikorwa remezo byo muri Irani, ubwo ntuburi guhemukira abaturage b'abasivile badafite n'icyaha bakoze, aho kugira ngo bafashe ubwo buyobozi bubi, ahubwo uri kurasa ibikorwa remezo byabo n'ubundi uri gutuma bagira ubuzima bubi. Trump akavuga ati abaturage ba Irani nibo bari kutubwira abanyamerika ngo dukomeze turase, ati turi no kurasa hafi y'amazu yabo, ariko bakatubwira ngo mukomeze murase rwose, mukomeze murase muri Irani, mudutabare, mukomeze muturitse nta kibazo. Ngo mbega abanya-Irani ngo biteguye kwigomwa ibyo bikorwa remezo n'ayo mahoro y'ako kanya, ariko kugira ngo bazabeho bifite kwishyira ukizana. Ariko ibyo ngibyo nyine ukumva ko nta munya-Irani wabivuze, nta muntu wavuga ngo komeza uturitse igihugu cyanjye, ngo komeza ugituritse. Urumva we nyine ahita ashaka kubona ibintu bye ahita bitagatifuza. Niyo mpamvu hano Donald Trump anavuga ngo nohereje amato yanjye ya gisirikare hafi y'umuhora wa Hormuz, ahagarike buri bwato bwose bwinjira n'ubusohoka. Umunya-Irani uzarasa kuri ubwo bwato bwanjye, ubwato bw'ubunyamahoro, ni ubwato yohereje bugomba kujya bufata amato burimo intwaro burimo abasirikare, ariko akavuga ati twe nta muntu wemerewe kuturasaho kuko twebwe turi abanyamahoro. Muri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amato yacu y'amanyamahoro nta muntu wemerewe kuyarasaho. Irani izi neza uko iki kibazo gishobora kurangira, ati ndetse bino bishobora kurangira bisenya igihugu cya Irani burundu. Ingabo zabo zose zo mu mazi za Irani zirwanira mu mazi twarazirimbuye burundu. Indege zabo cyangwa se abasirikare barwanira mu kirere n'indege zabo za Irani twarazirangije zose, twarazirimbuye. Ibikoresho byabo byo kurinda indege na radari nabyo byarasenyutse, nta gaciro bigifite. Uyu ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri kuvuga ati igisirikare cya Irani kirwanira mu mazi twarakirimbuye, basigaranye utuntu tw'amafuti. Ibyo ni byaje gutangaza nyuma, ariko muri iyi nyandiko yari yavuze ko igisirikare kirwanira mu mazi cya Irani bakirimbuye. Yongera ababwira ati Khamenei n'abandi benshi b'abayobozi babo barapfuye, byose bitewe n'inyota yabo yo gushaka gutunga ibitwaro bya kirimbuzi. Iyi gahunda yo kubafungira amazi igiye gutangira vuba, ibindi bihugu bizaza bidufashe. Irani ntizemererwa kungukira muri ubu bujura bukomeye bwo kwishyuza amato yose aca mu muhora wa Hormuz. Irani bino bintu ibikoze ikajya yishyuza ubwato bwose buciye mu muhora wa Hormuz, ni ukuvuga ngo Irani byayiha amafaranga menshi cyane ateye ubwoba. Amerika yavuze ati ntabwo twakwemera ko Irani yungukira muri ubu bujura bukomeye. Yakomeje avuga ngo barashaka amafaranga, ariko cyane cyane bagashaka no gutunga ibitwaro bya kirimbuzi, kandi igihe nikigera muzabibona. Gusa ngo duhora twiteguye neza nk'igisirikare cyacu, kandi ingabo zacu zizarangiza ibyo zari zisigaje gukora muri Irani. Uri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wanditse ino nteruro avuga ko rwose ngo barimbuye hari ahantu hose igisirikare ngo cya Irani bakirimbuye kirwanira mu mazi. Igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa The New York Times, murakizi, ni ibitangazamakuru bikomeye cyane ku isi, cyahise kimuvuguruza. Ni igitangazamakuru cy'iwabo cyo cyagaragaje ko Irani gifite amato y'intambara, ndetse Irani gifite igisirikare gishikamye gishobora kuba cyarwanira mu mazi, ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo avuga atari ibyo byo kuvuga ngo igisirikare cya Irani kirwanira ku mazi barakirimbuye. Iyi ni inkuru yanditswe na New York Times. Ibi byahise bibaza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahita yongera aragaruka asubiza iki gitangazamakuru ati ku baturage mwese. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi igitangazamakuru kimuvuze n'abayitaza akacyandagaza, akavuga ko ari ikinyamakuru cya fake, nabo bakangira ejo bakamurakaza bakamwandikaho ibintu bivuguruza ibyo yavuze, akarakara. Ntago aza ngo atange ibimenyetso ko ibyo bavuze atari byo, wo bita gusa ko ari abantu ba fake. Trump yahise aravuga ati ku bantu mwese mu gisoma bino binyamakuru, kino kinyamakuru cyitwa ngo ni The New York Times,
cyatsinzwe cyangwa se cyananiwe. Ati iki kinyamakuru kirengagiza ukuri. Ati njye nababwiye ko Iran igisirikare cyayo twakirimbuye burundu. Urumva Trump aje kuvuguruza cyo kinyamakuru nyine. Ngo ngenda atangaza ko Iran igisirikare cyayo twakirimbuye burundu. Iki kinyamakuru cyo kikavuga ko igisirikare cya Iran kigihagaze. Urumva Trump ahitaza kuburana n'abanyamakuru kuri za mbuga nkoranyambaga. Ati njye nimba mvuze ngo igisirikare cya Iran twarakirangije kuki The New York Times mwebwe mwandika ibihabanye nabyo. Ati mwarangiza mukagenda mukanatangaza ngo Iran iri gutsinda, ngo Iran iri gutsinda. Atariko ibyo ntago ari ukuri. Ati iki gitangazamakuru The New York Times kirabizi ko aya makuru ari aya fake, ni ibinyoma. Ati niryari bino bitangazamakuru bya nta kigenda bizasaba imbabazi z'ibinyoma batangaza n'ibikorwa byabo bibi byo kundwanya, bakarwanya n'abanshyigikiye cyangwa se abayoboke banjye, bakarwanya n'igihugu bwacyo. Sasa atangiye kuvuga ati bari kurwanya n'igihugu kubera bari kwandika bavuga ko Iran nyamara igifite igisirikare. Ati se nta n'isoni mugira. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraje gusubiza The New York Times nyine yari yatangaje ko Iran nubwo Trump akomeza kuvuga ngo nta gisirikare cyo mu mazi bagira nyamara bakigifite. Mu yandi magambo rero nagira ngo dusobanukirwe hano neza, Amerika nimba itangaje ngo bagiye kuzenguruka ano mazi ya Iran by'umwihariko n'umuhora wa Hormuz ku buryo nta bwato bwinjira nta n'ubusohoka, ni ukuvuga ngo ni ukuza umuhanda wose bakawufunga. Mbega niwe ko washyira bariyeri mu muhanda kugira ngo umuntu ucaho ube wamwemereye cyangwa se umubuze umubwire ngo subira aho uvuye. Ikintu nababwira ni kimwe, buriya abantu benshi bakunze kuvuga ngo agakingirizo ngo rimwe na rimwe karababangamira, agakingirizo ngo hari ukuntu rimwe na rimwe ngo hari utwusanga tumwe na tumwe tuba dufite impumuro itari nziza, ariko abo ngabo baba bavuga gutyo. Nanjye kera niko najyaga ntekereza ntaramenya 69. Kano gakingirizo ubona rero bita 69 gafite uburyo kibagakoze mu buryo budasanzwe. Aka ni agakingirizo iyo ukambaye karananutse, bagakoze mu buryo bunanutse bikabije cyane kandi kakaba gakomeye ku buryo ukambaye ugira ngo nta kintu wambaye. Gafite ukuntu gafite impumuro nziza idasanzwe, ukigafungura gutya gafite impumuro nziza, strawberry, pineapple, chocolate. Nimba uri umucuruzi ugiye gucuruza genda uvuga ati ndashaka 69 niyo nshaka kurangura kuko niyigezwe ahantu hose. Nimba uzi ko nawe uri umuguzi ugiye kwigurira agakingirizo ushaka kugira ngo uze kuhanyurana umucyo, uryoherwe, uhumurirwe, ndetse no mwabonanye agenda avuga turi umuhungu ni umusirimu, genda ubaza agakingirizo cyangwa se ukitwaje ku ikofi kitwa 69. Noneho n'iryo zina ryako kitwa 69 ubwako rikumvisha ukuntu kano gakingirizo kateguwe. Mu yandi magambo ibicuruzwa byacaga mu muhora wa Hormuz byibura Iran yari yatangiye gusa nk'iyorohereza isi. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byari byongeye biramanuka kubera kano gahenge kamaze iminsi barashyizeho nubwo katarambye ngo kamare kangahe. Hari uburyo ki ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli akagunguru kari kamanutse gasubira munsi y'amadolari 100. Buriya akagunguru kari kugura ku madolari ari munsi y'idolari 100 haba hari icyizere isoko riba risa nk'iryongeye gusa nk'irisubira ku murongo gahoro, ariko iyo kazamutse kagera ku idolari 100 biba ibibazo. Umuhora wa Hormuz Iran yari yatangiye kwemerera amato gucamo, ariko basa amato akishyura. Ibyo byo nta kibazo rwose, buriya amato yakwishyura ariko agacamo. Ariko Amerika isivuga ati amato nacamo akajyana amavuta hirya no hino ku isi, ibyo byo ni byiza pe, ariko ayo mato araba ari gusigirira amafaranga menshi Iran ikomeza ibeho neza none ahubwo no kurusha mbere. Amerika rero ibyo bintu ntabwo ibishaka. Amerika iravuze ataho kugira ngo amato asohoka ajye ku isi ajyana amavuta ayashyira isi yose ubuzima bukomeze neza, ariko Iran ibeho neza cyane kuko iri kugenda isoresha ayo mato, atahubwo byose twese twabibura. Amerika niyo mpamvu yisiza kuharyama ikavuga ngo ntago amato turi buze kuyemerera, ayo yamaze kwishyura Iran cyangwa se Iran ibwira ngo mutwishyure muceho nayo turayahagarika asubira inyuma bikomeze nk'uko byari bimeze amavuta buri ku isi n'ibindi bicuruzwa, ariko Iran ntiyunguke. Ni kwa kundi uvuga ati aho kugira ngo umwanzi wanjye abone ari amafaranga abantu benshi bahomba bakabibura byose. Mbega Amerika nta bicuruzwa ishaka ko bica muri uyu muhora wa Hormuz, igiye kubifunga byose. Ikindi Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko ngo bagomba no guhagarika amato usibye n'aca mu muhora wa Hormuz no mu bindi bice cyangwa se ahandi hose kino gihugu cya Iran gifite icyo twakwita umwaro. Hirya no hino hamwe amato azagaparika agapakira ibicuruzwa kagenda bituruka muri Iran, ubwo ni kuri cyakirwa n'ahandi hirya ari inzira zose z'ubucuruzi za Iran ku mwaro wazo nyine aho amato aparika agatwara ibicuruzwa hose, ngo Amerika wahana igomba kuhabana ku buryo nta gicuruzwa cyinjira cyangwa gisohoka muri Iran. Ibyo ngibyo rero nibyo noneho byaje gutuma Iran nayo itangaza ngo ibi bintu biraza kugorana. Amerika niramuka idufungiye kugira ngo ntihagire ibicuruzwa byinjira cyangwa bisohoka mu gihugu cyacu,
Irani yahise itangaza ngo natwe ubwo nta mwaro n'umwe wo mu bigobe ugomba kuza gukora. Irani ngira ngo mwaribonye kuva ino ntambara yatangira ifite ubuhanga n'ubunararibonye, bamaze kumenyera ko ikintu cyose bakorewe nabo bahita bagikorera bino bihugu by'abaturanyi, kandi ibyo ngibyo twabonye ko bifitiye ubushobozi. Irani yahise ivuga ati ubwo nimba Amerika ifunze ibicuruzwa byinjira mu gihugu cyacu biciye mu mazi n'ibisohoka, ati ubwo ngubwo nta n'ikindi gihugu na kimwe muri bino bihugu byo mu bigobe, cyane cyane ubwo ni bya bihugu by'inshuti y'Amerika, harimo zino za Saudi Arabia, za Kuwait, zino za Katari, zino za UAE, biriya bihugu byose, ndetse ngo no muri no nyanja ya Oman. Irani iratangaza ko ubwo nabo bagiye gukora uko bashoboye ku buryo ibyo bihugu byose nabo bahita bamera nk'aho babiborotse. Ubwo nta gicuruzwa kizongera kwinjira muri Katari giciye mu mazi cyangwa gisohokemo, nta gicuruzwa kizongera kwinjira muri Saudi Arabia giciye mu mazi cyangwa gisohokemo cyangwa kinjiremo, muri UAE nuko, muri Kuwait nuko, Bahrain nuko. Irani mbega nayo iravuga ngo ubwo twese nuko bigiye kugenda. Ubwo turibaza ngo Irani iraza kubikora gute? Bivuze ngo Amerika noneho urumva ko iyi situma noneho ubuzima bukomera noneho ubwo kurushaho kuri bino bihugu byose ndetse n'isi yose muri rusange, kuko biriya bihugu hari ubundi buryo bwajyaga byirwanaho, biriya bihugu bikohereza nk'ibintu hirya no hino, nka za Saudi Arabia zari zifite izindi nzira, nubwo umuhora wa Hormuz wari ufunze bari bafite izindi nzira za kure wenda banyuzamo ibintu bikagenda bikagera mu nyanja itukura. UAE nuko, biriya bihugu byose hari ukuntu byirwanagaho, za Qatar basi akaba ari ibindi bicuruzwa bikinjiramo ibindi bigasohoka. Ariko Irani nayo yise ivuga ngo ibyo bihugu byose ubwo natwe tugiye kubiborokera, icyitwa umwaro wabyo byose aho byanyuzaga ibicuruzwa. Nimba Amerika dufungiye, natwe turafungira bino bihugu by'inshuti yabo byose. Uri kumva ko ubuzima bugiye kugorana kurusha. Mu yandi magambo, urebye neza nta gisubizo gifatika Amerika izanye kigiye gukemura ibibazo, ahubwo igisubizo Amerika izanye ishaka guhima Irani kigiye kongera kiba igisubizo n'ubundi twese kigora ubuzima bw'abatuye isi twese nk'uko byari bimeze, cyangwa bibe na bibi cyane ahubwo kurushaho. Ngira ngo mwarabonye ko ibiciro byazamutse cyane uyu munsi kubera ayo magambo yatangajwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bagiye kuboroka amazi ya Irani. Byahise byongera bituma akagunguru kari kamanutse bitewe n'agahenge kari kagiyeho, cyangwa se ibiciro bya peteroli byari byamanutse akagunguru, ibiciro byahise byongera birazamuka, byongera kugera ku madolari 100, kandi icyo gihe kiba ari ikibazo. Nimba Amerika ubwayo nayo igiye gufasha gufunga umuhora wa Hormuz, Irani yari yemeze nk'iyawufunguye igice kugira ngo hajyemo hacamo abantu bishyuye, Amerika ikabiwufunze ubwayo ivuga ati natwe nta muntu uzajya urenga umuhora wa Hormuz ngo tumwemerere ajyana ibyo bicuruzwa. Bivuze ngo uyu muhora wa Hormuz ni ahantu niyo habamo akantu gato usibye n'ikintu kinini gisa nk'igihungabanya ingendo zakorerwaga muri uyu muhora, ubukungu bw'isi buhita buhungabana muri rusange. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda muri za ntabwo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda, mu mwaka w'igihumbi magana inani na za gatandatu kuzamuka gutyo kugera na za 14, umugabo bitaga ngo ni Napoleon Bonaparte yigeze kuzana ibyo bintu byo gufunga nawe igihugu akagifungirana, akavuga ati nta bicuruzwa byinjira nta n'ibisohoka. Icyo gihe Napoleon yashakaga ko ibicuruzwa bivuye mu bindi bihugu by'Uburayi by'ubucuruzi, ubucuruzi bwavaga muri ibyo bihugu byo mu Burayi bijya mu Bwongereza bitazongera kwinjirayo cyahagira igisohoka mu Bwongereza, mu rwego rwo kugira ngo Ubwongereza bubangamire nyine hatagira ibicuruzwa byinjiramo n'ibisohoka bivuye mu bindi bihugu by'Uburayi. Intego Napoleon yari afite ni ukugira ngo iki gihugu cy'Ubwongereza agice intege, ariko ingaruka zaje kubamo nuko ahubwo Uburayi bwose bwabibabariyemo, kandi yarazi ngo arashaka kubabaza Ubwongereza gusa, Uburayi bwose bwabibabariyemo n'igihugu akomokamo kibibabariramo ahubwo cyane aricyo gihugu cy'Ubufaransa. Bivuze ngo mwarabibonye umuhora wa Hormuz ufungwa, Trump yavugaga ko bafite amavuta ahagije rwose ngo barenze banaranguza isi, ariko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli nabo ubwabo byarazamutse. Bishobora kuba rero bigiye kuba kuri Amerika bimeze nk'ibi bya Napoleon. Napoleon yafunze byinjira mu Bwongereza, ariko ibihugu byose byo mu Burayi bihura n'ingaruka, ndetse n'igihugu cye cy'Ubufaransa gihura n'ingaruka zikomeye. Ndetse ibyo byahise binatuma ibihugu hafi ya byose byo mu Burayi bishyira hamwe kugira ngo birwanye Napoleon, kubera ko yari yamaze kubyicisha inzara yabibangamiye. Ubwongereza nabwo iyi tekinike yo gufunga ibicuruzwa byinjira mu gihugu n'ibisohoka, Ubwongereza mu ntambara y'isi barabikoresheje. Mu ntambara y'isi ya mbere babikoze igihugu cy'Ubudage, Ubwongereza baravuga ngo nta bicuruzwa bigomba kwinjira, icyo kurya, essence cyangwa se amavuta muri rusange bigomba kwinjira muri kino gihugu cy'Ubudage. Ibi ngibi ni nabyo byabaye nanone ubwo kino gihugu cy'Uburusiya nibyo cyakoze kino gihugu nanone cya Ukraine ubwo intambara yatangiraga. Iriya nyanja y'umukara hari ukuntu byagoranye ko hari ibicuruzwa bishobora gusohoka
muri kino gihugu cya Ukraine bitewe ahanini n'umurusiya wari ubikoze. Ibyo ngibyo biri mu bintu byatumye ibiciro bizamuka, kuko icyo gihe ingano zasohokaga muri Ukraine zabuze ahantu zizajya zisohokera ngo zice, kuko umurusiya yari amaze nkaho nawe yababorotse yabazengurutse ati hano ntabwo bagomba kongera gupfa gucamo ibicuruzwa byanyu. Ibyo nabyo icyo gihe muzo kuntu byagiye bigatuma ibiciro bitumbagira. Icyo gihe umuntu yajyaga ku isoko gwa bakamubwira ati ibintu byarahenze bitewe n'iki se, ngo ni intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Ni nk'ibyo biba byabaye. Igihugu cya Iran bino bintu Amerika ikimara kubitangaza, perezida wa Amerika akimara kuvuga ko abikoze, Iran yahise ivuga ngo ibyo bintu byo gushaka gufunga amato yamaze kutwishyura ngo ace hagende, mwebwe abanyamerika mukayahagarika. Ati ibyo bintu bimeze nk'ibyaba arushimusi bo ku mazi, babandi bitwa ngo ni abapirate b'abarushimusi bo ku mazi. Ati bino bintu muri gukora nta nubwo byemewe n'amategeko, guhagarika ubwato bw'ubucuruzi ngo nibujyane ibyo bwaranguye ngo bubijyane mu kindi gihugu. Mu magambo ya umuvugizi w'igisirikare mumaze kumumenya Ibrahim, uno mugabo ujya uvuga amagambo akomeye, umuvugizi w'igisirikare cya Iran yaje aravuga ati ibi bikorwa by'aba bagizi ba nabi cyangwa se by'ubuyobozi bw'abagizi ba nabi byo guhagarika amato agenda mu mazi mpuzamahanga ni igikorwa kitemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ati iki gikorwa ndetse twakigereranya n'icy'ubujura bubera ku mazi cyangwa se barushimusi b'amato. Ati niyo mpamvu tuvuga tuti natwe ubu ngubu imyaro yose yo mu bihugu byo mu Kigobe ndetse n'inyanja ya Omani ni iya buri umwe, cyangwa se ubwo ntigire n'umwe nyirayo, mbega twese tukabibura. Mbega ni bya bindi nababwiraga ruguru. Iran yavuze ati ubwo nimba mwifuze ngo nta gicuruzwa kiri bwinjire muri Iran cyangwa gisohokeyo, ubwo n'ibindi bihugu byose byo mu Kigobe nabyo nta bwato buri bwinjiremo bw'ubucuruzi cyangwa busohokemo, natwe twese tubibure. Ubwongereza bwamaganye kino gikorwa, bacyamaganiye kure, baravuga ati ntabwo dushyigikiye Amerika yavuze ko igiye ifunga igafata amato ngo yaratwaye ibicuruzwa. Ati ibyo bintu ntabwo tubishyigikiye na gato. Ndetse igihugu nka Espagne cyo murabizi cyahise kivuga ati ibyo bintu nta n'ubwenge na buke buri. Murabizi Espagne na Amerika muri iyi minsi ukuntu babanye nabi, nabyo cyabyamaganye. Igihugu nka Australia cyamaganye Amerika, kiravuga ati icyo gikorwa mukoze ntabwo ari cyo, kuko kino gikorwa kiraza kuba kibi cyane kurusha n'ibyo twari tumaze iminsi tubona. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje amagambo asa nkaho atanga ihumura, avuga ati tugiye gutegura inama dufatanije n'Ubwongereza n'ibindi bihugu mu rwego rwo kugira ngo dukoreshe uburyo bw'inzira y'amahoro, uriya muhora wa Hormuz, ariya mazi, ibicuruzwa byongere bibashe gucamo byisanzuye nta kibazo. Uwo ni Macron. Igihugu cy'Ubushinwa cyo cyavuze ati umuzi w'ikibazo cyose gituma umuhora wa Hormuz udafungurwa gishingiye ku ntambara bazanye kuri Iran. Ati igisubizo rero hano nyine gishobora kuva uko iyo ntambara yahagarara, hakajya agahenge, ndetse ibikorwa by'ubushotoranyi nabyo bikahita bihagarara. Ndetse Ubushinwa bwavuze ko buri buze gukomeza gukora cyangwa se gutanga umusanzu wubaka kugira ngo bino bibazo bikemuke. Hakaba nanone amakuru aturuka mu Bushinwa avuga ko Ubushinwa bwamaze gutangariza Amerika ngo twebwe dufitanye amasezerano y'ubucuruzi n'iki gihugu cya Iran, twizere ko nta muntu uzayivangamo ngo aje guhagarika amato y'Umushinwa, kuko bishobora kutaba byiza. Urumva ko bino bintu bishobora kuvamo intambara ikomeye cyane. Ni Umushinwa no kohereza amato ye, Amerika ikabira yafashe cyangwa se yarasheho, icyo gihe urashe ku mato y'ikindi gihugu tayari. Ubwo ngubwo intambara nuko nguko zigenda zitangira, ati mwaturasiye amato, ugasanga Ubushinwa bwivanze mu ntambara. Icyo gihe cyaba ari ikibazo noneho gikomeye giteye ubwoba cyane. Gusa hari andi makuru avuga ko ngo muri bya bihe by'ibiganiro habura gato, cyangwa se muri bya bihe by'ibiganiro ino ntambara ijya gutangira, murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye gutangira kujya mu biganiro na Iran, ari nako zivuga ngo tugiye kuba twohereje amato y'intambara, mu gihe Iran itazumvikana natwe dushobora kuzayigabaho ibitero. Ngo muri ibyo bihe ngo Umushinwa yagutundiye ikintu cyitwa amavuta, agutundira amavuta yakura muri Iran, yakura mu muhora wa Hormuz yerekeza mu Bushinwa, aragenda ngo akora stoke nini cyane y'amavuta, kugira ngo uko Umushinwa yarabibonaga ko bishobora kuzabyara ino ntambara. Bano bantu baba bafite n'ubutasi burenze, ngo barabibonaga ko bishobora kuzavamo intambara, bikavuga ko Umushinwa yari yarateguye mbere akabanza kwihunikaho amavuta, ariko urabizi ko amavuta bisaba n'ubundi guhora ushaka andi. Ibi rero biraza kongera n'ubundi nk'ibisanzwe bituma ibiciro bizamuka hirya no hino by'ibikomoka ku mavuta, cyane cyane ubwo n'ibyerekeranye na gaze, kuko uyu muhora wa Hormuz wacagamo gaze nyinshi, ifumbire, ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye. Urumva ko n'ubundi nta cyakemutse, ibintu bishobora kuba bigiye kongera bikaba bibi cyane.